Muraho neza, ikaze kuri KGC Devotion. Njyewe nitwa Johnny. KGC Devotion nayo ni channel cyangwa se urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. Ni ukuvuga KGC Devotion ni umwanya wo gusoma no kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya kandi wo kuryiga ngo dusobanukirwe aho ibyo dusoma bihuriye natwe. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho ngo tumenye uko twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngwaye ikaze. Uyu munsi rero ndi hano nshaka kugutumira. Muri iki cyumweru turaza gutangira uruhererekane rushyashya rw'inyigisho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'icya kabiri. Uruhererekane twise ngo imibereho y'itorero rya mbere. Birumvikana ntabwo tuzareba gusa imibereho y'itorero rya mbere nk'amateka yo mu gihe cyahise, ahubwo ibyo bizadufasha kureba imibereho y'itorero rizima muri iki gihe cyacu. Rwose ndakwinginga ngo ntuzacikwe, kubera ko muri uruhererekane tuzaba dufite inyigisho eshanu. Mu nyigisho ya mbere tuzareba ku magambo abanza. Amagambo abanza ni iriburiro cyangwa se introduction. Iyo usoma Bibiliya, igitabo cyose waba ugiye kwiga, mu gice cya mbere kenshi niho dusanga iriburiro. Natwe rero turi mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, tuzareba ku magambo abanza y'iki gitabo cyangwa se introduction. Mu nyigisho ya kabiri tuzareba noneho ku gutegereza. Ahangaha tuzabona ukuntu itorero rya mbere bategereje ibyo Kristo yari yabasezeranije, ariko babitegereza bamwumvira mu byo yari yaramaze kubaha. Mu nyigisho ya gatatu rero tuzabona noneho ibyo ngibyo Kristo yari yabasezeranije byasohoye, babibonye, babyakiriye. Tuzareba ku kuza kwa Mwuka Wera. Tuzabona ukuntu itorero rya mbere bakiriye Mwuka Wera, maze bihesha buri umwe wese wo muri bo ubushobozi bwihariye bwo guhamya Kristo mu bantu runaka bihariye. Mu nyigisho ya kane tuzareba noneho aba bantu bakiriye ubushobozi barimo kubukoresha. Tuzareba ku kubwiriza Kristo. Tuzabona ukuntu itorero rya mbere, nubwo bari abantu babanye na Kristo imbonankubone, ariko mu kubwiriza kwabo ntabwo bavugaga gusa amarangamutima yabo n'ibyo babonye, ahubwo babwirizaga Kristo uhuye n'ibyanditswe. Hanyuma tuzasoreza ku nyigisho ya gatanu, aho tuzaba tureba ku kubaho mu kwizera. Ahangaha tuzareba imibereho ya buri munsi. Iri torero babagaho bate? Umunsi ku wundi bakoraga iki? Bagiterwaga n'iki? Byagendaga gute ubuzima bwa buri munsi bw'iri torero rya mbere? Dore rero kimwe mu bintu byagufasha kugira ngo izi nyigisho ntizizagucike. Niba utarabikora, kana kuri subscribe, ukande no kunzogera, kugira ngo inyigisho nisohoka nawe uzabone notification ikubwira ngo inyigisho yasohotse. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda like cyangwa se no kugira icyo tubwira muri comment. Kubera iki? Iyo ukoze like cyangwa se ukagira icyo wandika muri comment, biradufasha kuko ubufatanije natwe kugira ngo iyi nyigisho igere ku bantu benshi. Nibyo YouTube ikoresha kugira ngo igende irikomendinga iyi nyigisho ku bantu batandukanye. Urumva rero iyo bikoze, nubwo ari ikintu cyoroshye, ariko iyo gikoze gituma izi nyigisho zirushaho kugera kuri benshi. Urakoze cyane, tuzabonane ku cyumweru. Imana iguhe umugisha.